ndongenda gushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nisobanukirwa uri kumwe nanjye, amayobera yo ntayo kandi amakuru azajya akugereraho igihe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda subscribe kandi nanone niba uri umusangwa uhawe ikaze. Aha ni mu rugo nkuko nabibasezeranyije ko nta ekipe n'iyi mu Rwanda tutazigera tuganiraho. Niyo mpamvu nje ngo tuganire kuri ekipe ya Kiyovu Sport. Niba uri umufana wayo ntuzi kuba wajya kure, kandi nanone nawe niba uri umukunzi wayo cyangwa se hari byinshi ushaka kuyimenyaho, iki kiganiro ntikigucike. Reka dutangire inkuru ya Kiyovu n'ubundi nkuko nari mbibabwiye. Ni ukuvuga ngo Kiyovu yashyizeho umucyo cyangwa se yatanze uburenganzira ku bakinnyi bifuza kuyivamo. Ubwo turavuga ku bakinnyi y'ubwayo yaguze ariko kubera ko itabandikishije bigatuma iza kuba yahanwa niba bakemererwa kuba bakina. Abo bakinnyi ni bande? Abo nabo turaza turababwira ama ekipe bari kugenda berekezamo. Ni ukuvuga ngo Kiyovu yakoze ikosa ryo kutandikisha abakinnyi kandi bari baramaze gusinya. Bivuze ngo ntabwo abo bakinnyi bari gukina shampiyona kandi batarandikwa. Byaje gutuma rero aba bakinnyi badakina shampiyona, ariko nanone Kiyovu ikagomeza ikabahemba. Kuri iyi nshuro rero umuyobozi wa Kiyovu yaje kuba yashyiraho uburenganzira ku mukinnyi wifuza kuba yava muri ekipe mu gihe yaba yabonye indi ajya kuba akinira, akaza rwose bagasesa amasezerano nta mananiza ntayo. Kandi nanone uwifuza kuguma muri ekipe nawe akaba yahaguma nabyo nta kibazo. Ariko mu gihe hari ubona ko kariyeri iri kwangirika cyangwa se hari n'indi ekipe abonye, rwose ekipe ya Kiyovu cyangwa se ubuyobozi bwa Kiyovu bwashyizeho umucyo bubemerera kuba bajya mu ma ekipe baba babonye. Abo bakinnyi se ni bande? Ese Kiyovu yarabisigaranye bande? Ibyo byose ni hano kuri Sobanukirwa. Ibi ngibi ubuyobozi bwa Kiyovu bwabitangaje nyuma y'uko bamwe mu bakinnyi bagiye basinyira andi ma ekipe agiye atandukanye. Twavuga nka Nsanzimfura Kedi ndetse n'uyu Germain Basiluwa basinye ama ekipe nka Gorera ndetse na Rutsiro. Muri iki cyumweru niho rero ekipe ya Kiyovu yaje kuba yavuga iti niba hari n'abandi bifuza gusesa amasezerano bakaba babonye ama ekipe bakiniramo, ni karibu rwose baze dusinyura amasezerano ubundi bikomereze kariyeri yabo n'ama ekipe babonyemo imyanya. Ikindi ukwiye kumenya ni uko uretse aba bakinnyi tubashije kubona basinye, hari n'abandi biganiro bigeze kure n'ayandi ma ekipe. Twavuga nk'uyu Jaspin Nshimiyimana, ibiganiro rwose bigeze kure we na ekipe ya AS Kigali. Nta gihindutse yakwerekeza muri ekipe y'umujyi. Kiyovu Sport ikaba yarashoje imikino ibanza ya shampiyona iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 12 mu mikino 15. Ngayo nguko muri ekipe ya Kiyovu Sport. Amakuru ntabwo ameze neza, bidatunguranye iyi ekipe ishobora no kuba yakisanga mu cyiciro cya kabiri. Ndagushimiye wabanye nanjye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ni ugukanda subscribe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Ibiganiro byo ni akagaruka ntibijya birangira.